السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ما زلنا نعلق على كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري. shimwe ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakari kuwasozereje intumwa n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nabiwe n'abasangiranye ndobe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bagagurwa Allah subhanahu wa ta'ala, turacyari kurebera hamwe amasomo n'inyigisho ziboneka mu gitabo cya Rawdatul Anwar, igitabo cyiswe na nyiracyo Rawdatul Anwar, ubustani bw'urumuri mu mateka n'imibereho by'intumwa by'umuhanuzi watoranyijwe ariwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Igitabo cyanditswe na Safiyur Rahman al-Mubarak Furi. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, nyuma y'ibyo twari twabonye bigiye bitandukanye kuva mbere y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ivuka kugeza ndetse inavutse, twari tugeze ku mutwe ugira uti hayatul amal, imirimo intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, yakoze mu buzima bwayo. Imirimo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakoze mu buzima bwayo. قال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ في كفالة جده ثم عمه. nkuko twabirebye hejuru, nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavutse ari imfubyi, yarapfushije se wayo. lianna, kubera ko mu Bisilamu bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, imfubyi mu Bisilamu ni umuntu wapfishije se ataragera mu gihe cy'ubukure, taraba ingimbi cyangwa se ngabe inkumi, uwo niwe witwa imfubyi mu Bisilamu. Apana wapfishije nyina ntabwo witwa imfubyi, ahubwo wapfishije se mu Bisilamu niwe witwa imfubyi, kandi nabwo agomba kuba ataragera mu gihe cyo kuba umusore cyangwa se inkumi. Niyo mpamvu bitemewe ko umuntu w'umusaza aza akakubwira ati ngo urabona shekhe ndi imfubyi. Nta musaza uba imfubyi. Kubera iki? Kubera ko imfubyi ni umwana utaragera mu gihe cy'ubukure. Nkuko nanone nta muntu wapfishije nyina witwa imfubyi. Mu Islam impamvu umuntu yitwa imfubyi yarapfushije se nuko abagabo nibo bahagarariza urugo, ni nabo bashakishiriza urugo bitandukanye n'abagore. Naam, birazwi rero bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, twanayibonye hejuru yuko intumwa y'Imana yavutse ari imfubyi, irerwa na sekuru, hanyuma irerwa na se wabo. Ntacyo yigeze izungura kwa se na kimwe cyari kuyigirira umumaro. Imaze kugeza ku myaka ubusanzwe umuntu ashobora kuba yagira icyo akora, yaragiye ihene. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaragiye ihene hamwe n'abavandimwe bayo bonse ibere rimwe bo mu bwoko bwa bene Sa'ad. Twabonye abavandimwe b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bonse ibere rimwe, harimo abo witwa Abdullah, Anisa ndetse n'abandi. Abo bonse ibere rimwe nibo babashije kuragirana nayo. Ubwo yagarukaga i Makka, yaragiriye abantu baho ku gihembo kingana na qararit. Yaragiriye abantu b'i Makka ihene mu rwego rwo gukora akazi, bakajya bayiha igihembo kibingana na qararit. Qararit ni cyangwa se qiratu imwe ni igice gito cy'idinari. Idinari byari ifaranga ryakoreshwaga muri icyo gihe. Ubu ngubu amadinari hari ibihugu bimwe mu bihugu by'Abarabu akoreshwamo. Qiratu ni igice gito cy'idinari, ikaba ingana na 1/2 cy'icya 10 cyangwa 1/3 cy'icya 8 cy'idinari. Agaciro k'iyo qirati muri iki gihe kangana hafi n'amariyari 10. Ubwo Sheikh yandikaga iki gitabo yavuze ko muri icyo gihe yari arimo haciye imyaka takriban 30 yandika iki gitabo, haciye hafi imyaka 30, kanganaga n'amariyari 10 icyo gihe. No kuvuga ngo bamuhembaga igihembo kingana n'amariyari 10. Amariyari 10 muri iki gihe, amariyari mu mafaranga
ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Saudi Arabia, Maka ni Madina ndetse na Riyadh n'ahandi. Ubu uyegenekereje mu mafaranga y'amanyarwanda ni hafi 2339, hafi 2339 niyo yahabwaga muri icyo gihe nk'igihembo cyo kuragirira abo bantu ihene. Qala rahimahullahu ta'ala, Sheikh Safiyu Rahman arakomeza agira ati kuragira ihene kandi byari mu byarangaga abahanuzi mu gihe cy'ubugimbi bwabo, byari mu byarangaga abahanuzi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimwe ubwo yari imaze guhabwa ubutumwa yaravuze iti nta muhanuzi n'umwe utarigeze uragira, nta muhanuzi n'umwe wabayeho Allah subhanahu wa ta'ala utarigeze uragira. Intumwa y'Imana ihamanugisha imaze kuba umusore yabaye nkikozeho nanone ubucuruzi. Aha kuragira bamwe abamenyi basobanura ko impamvu intumwa n'abahanuzi bose babanzaga kuragira ari uko babaga bagiye guhabwa inshingano zo kuzayobora no kuba abahagararizi b'abantu, kuzayobora abantu no kubagezaho ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikma yari iri muri ibyo n'ubugenge n'ubushishozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwatumaga abanza Allah subhanahu wa ta'ala kubategura baha amatungo ngo babashe kuyaragira, nta yindi nuko byari ukugira ngo abategure Allah subhanahu wa ta'ala kuzihanganira n'abantu. Kuko umuntu wihanganiye inyamaswa, kwihanganira abantu biroroha. Abaragiye barabizi, n'abatararagiye babanye n'abaragiye cyangwa se baranabibona. Kwihanganira amatungo biba bigoye, kugenda inyuma y'itungo ridafite ubwenge, ukubita ubwira ukabukira ngo ribashe gukora ibintu ntibikore. Ibyo byabateguraga mu kuzihanganira noneho abantu ubwo bazaba babwira babagezaho ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana rero maze nanone kuba umusore yabaye nanone nkikozeho akandi kazi ko kuba umucuruzi cyangwa se kubucuruzi. Byavuzwe ko yajyaga ikorana ubucuruzi hamwe n'uwitwaga As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib, ndetse ko yari n'umufatanyabikorwa w'intumwa y'Imana mwiza, yari umufatanyabikorwa w'intumwa y'Imana mwiza ku buryo bahuzaga ntibajye n'imaka. Intumwa y'Imana ihamahoro n'imigisha mu mikoranire yayo n'abandi yaranzwe n'ukuri, ubunyangamugayo ndetse no kurinda indagizo. Ibi bikaba biri mu byayiranze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buzima bwayo bwose, kugeza ubwo yahawe izina ry'umwizerwa, kugeza ubwo intumwa y'Imana yamenyekanye ku zina ihawe n'abantu kubera kwitwara neza ry'umwizerwa. Qala rahimahullahu ta'ala, Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala mujirimu aragira ati safaruhu ila ash-Shami wa tijaratuhu fi mali Khadija. Ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam urugendo rwayo yakoreye ishami ndetse n'ubucuruzi bwayo yakoze mu mutungo wa Khadija, n'umutungo n'ubucuruzi yakoze mu mutungo wa Khadija. Qala wa kanat Khadijatu binti Khuwaylid min afdali nisa'i Quraysh sharafan wa mala. Khadija binti Khuwaylid yari umwe mu bagore beza b'abanyacyubahiro bo mu bwoko bw'Abakuraysh, ndetse banafite umutungo mwinshi. Yajyaga aha umutungo we abacuruzi kubera ko abagore ntago bapfaga kwifata ngo bajye ku rugendo bagiye guhuzana ibicuruzwa. Yajyaga afata umutungo wakawuha abacuruzi bakagenda bakawucuruza maze akabahemba kubera kumucururiza. Ubwo yumvaga ibivugwa ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijatu hadihi yayihaye umutungo we, ayisaba ko yajya iwujyana mu bucuruzi Shami, hanyuma akayihemba ibihembo byiza atigeze aha undi uwo ari we wese. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة إلى الشام. intumwa y'Imana Imana ihamahoro imigisha iza kujyana n'umukozi wa Khadija witwaga Maysara ishami, bagiye gucuruza mu mutungo wande wa Khadija. Nuko iragura ndetse iranagurisha, yararanguye ndetse iranagurisha, inunguka inyungu nyinshi, maze umutungo wa Khadija ugira imigisha itarigeze iboneka mbere. Nuko intumwa y'Imana Imana ihamahoro imigisha igaruka i Makka maze isubiza ibyo yaragijwe, isubiza wa mutungo wose Khadija, inyungu n'ibyo yacuruje, no inyungu n'igishoro. Qala rahimahullahu ta'ala siwajuhu bi Khadija. Intumwa y'Imana Imana ihamahoro n'imigisha ishyingiranwa na Khadija. Qala wara'at Khadija min al-amanati wal barakati ma yubhiru al-qulub. Khadija yabonye ku ntumwa y'Imana Imana ihamahoro n'imigisha ubunyangamugayo n'imigisha yiyongera biramutangaza. Hiyongereyeho n'inkuru Maysara yamubwiye ku byerekeranye n'ubuntu n'imico myiza yabonanye intumwa y'Imana Imana ihamahoro n'imigisha. Uyu Maysara muramwibuka
yari umukozi wa Khadija, yahaye intumwa y'Imana ngo bajyane ku rugendo Ishami bajye gucuruza. Yamubwiye imico yabonye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo bakoranaga urugendo, kubera ko intumwa y'Imana iratubwira iti kugira ngo umenye umuntu nuko muba mwakoranye urugendo cyangwa se mwararanye. Ubusanzwe umuntu iyo muhurira no ku musikiti mugasohoka mukagenda biragoye ko ushobora kumenya uwo ari we, ariko iyo mukoranye urugendo rw'iminsi ngahe, ingendo za kera abantu bagendaga ku ngamiya bakamara amezi bagenda bakanamara n'andi mezi bagaruka, umuntu wabaga wamumenya ntago yakwihishagamo. Niyo mpamvu intumwa y'Imana yavuze ati kugira ngo umenye umuntu nuko murarana cyangwa se ukaba wakorana nawe urugendo. Binavugwa ko yabonanye intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, yabonye ku ntumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha ibitangaza, kubera ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yaramuteguraga yaranamurindaga na mbere yuko amuha ubutumwa. Hari bimwe mu bitangazo uyu Maisara yamubonyeho, nko kuba ubwo bari Ishami ku zuba rikaze ryatwikaga abantu, yabonye atwikiriwe n'abamarayika babiri. Ku munsi hari ubushyuhe bukabije, abona abamarayika babiri batwikiriye intumwa y'Imana. Ntabwo yari abizi ko ari intumwa y'Imana, yari ko ari Muhammad uwo bitaga umwizerwa salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ntabwo yari azi ko ari intumwa. Abona umuntu aratwikiriwe mu gihugu kirimo ubutayu, abandi bose bagenda batwikwa n'izuba, ariko we atwikiriwe n'abamarayika babiri. Nuko Khadija atangira kumva ko abonye uwo yifuzaga, ayitumaho. Uko Khadija iki gihe yari umupfakazi, atuma ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam umugore umwe mu nshuti ze kugira ngo ayibwire ko yifuza gushyingiranwa nayo. Muri iri jambo abamenyi bagaragaza ko byemeye kuba umugore nawe ashobora kuba yakishimira umugabo, akaba yamutumaho umuntu akamubwira ati ndifuza gushyingiranwa nawe. Ibi nta gisebo kibirimo, kuba umugore yabona umugabo akamushima imico, yarangiza akamutumaho akamubwira ati ndifuza ko twashyingiranwa. Mu Kinyarwanda abantu baravuga na umugore utereta, ariko ntacyo bitwaye. Khadija ummul mu'minin yarabikoze, apfa kubikora gusa mu nzira zigendanye n'amategeko y'Uislamu. Areke kuza kugushaka mu rugo wenyine, aguhamagare agutesha umutwe, agutumeho umuntu mu buryo bwubahitse, narangiza akugezeho ijambo ry'uko yifuza ko mwabana. Ibi ntacyo bitwaye. Khadija amutumyeho umwe mu bagore b'inshuti ze kugira ngo amubwire ko yifuza gushyingiranwa nawe, maze intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, irabimwemerera. Hanyuma intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, ibibwira base wabo. Nta babyeyi yari ifite, yabibwiye base wabo. Nuko bajya kwifatira irembo kwa se wabo wa Khadija witwaga Amr ibn Asad. Hanyuma se wabo wa Khadija amushyingira intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha. Hari umuryango wa bene Hashim ndetse n'abayobozi b'Abakuraysh. Umuryango wa bene Hashim ni intumwa y'Imana yakomokagamo, nk'uko twabibonye ruguru. Ku nkwano zihwanye na bakara 20. Mu yindi mvugo binavugwa ko zari bakara esheshatu. Al-Bakara, abamenyi ku jambo al-Bakara ntago babivuze, babisobanuye mu buryo bubiri. Bamwe baravuze bati ni ingamiya, ubwo nukuvuga ngo bikaba ingamiya 20 se cyangwa ingamiya esheshatu. Zari inkwano z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuri iki gisobanuro cya mbere. Abandi bakavuga bati oya, ni uqiya 20 cyangwa se uqiya esheshatu. Uqiya cyari igipimo cyakoreshwaga muri ibyo bihe, nk'uko abanyarwanda ba kera bakoreshaga ingemeri, n'ibindi bipimo. Cyari igipimo cy'Abarabu. Uqiya imwe yanganaga n'amadirhamu 40. Uqiya imwe uyivunje mu madirhamu, amadirhamu ryari faranga naryo ryakoreshwaga muri icyo gihe, yanganaga n'amadirhamu 40. Akwa uqiya 20. Ayo madirhamu 40 ya uqiya imwe angana n'amagarama hafi 120 ya feza. 120 ya feza. Kuri ubu tugenekereje angana n'amafaranga y'amanyarwanda 96,000. 96,000 bigendanye n'uburyo feza igenda izamuka inamanuka. Mu yindi mvugo binavugwa ko zari bakara esheshatu. Icyo gihe uwavuze ijambo muri uwo muhango wo gushyingiranwa yari se wabo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, aho yashimye Allah anamuvuga ibisingizo, hanyuma avuga icyubahiro cy'umuryango n'ibyiza by'intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha. Nyuma anavuga ijambo ry'amasezerano hagati y'abashakanye, ndetse anagaragaza inkwano izo arizo n'uburyo zingana. Uku gushyingiranwa kwabaye nyuma y'amezi 2 n'iminsi mike intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha ivuye ku rugendo Ishami gucuruza. Iki gihe intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha yari ifite imyaka 25. Naho Khadija we yari afite imyaka 40 mu mvugo izwi kurusha izindi. Naho ubundi hari izindi mvugo, ariko binavugwa ko Khadija yari afite imyaka 28. Indi mvugo ivuga ko Khadija yari afite imyaka 28,
intumwa y'Imana ikaba yari ifite imyaka 25 ariko izwi cyane nuko Khadija yari afite imyaka 40. Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzukuri kurusha undi wari wese. Mbere yaho Khadija yari yararongoye n'uwitwaga Atiq ibn Aidh al-Makhzumi arapfa, maze aza kurongorwa na Abu Hala at-Taymi nawe waje gupfa nyuma yuko bari bamaze kubyarana umwana. Nanone ahangaha harimo ko umugore gutandukana kurongorwa n'umugabo agapfa ndetse akarongorwa n'uwa kabiri agapfa, ibi ntacyo bitwaye kuba umugabo wundi yakifuza kuba yamushaka akajya kumushaka, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko Abanyarwanda umugore yapfishije umugabo umwe agapfisha uwa kabiri, batavangura umugore n'umutera mwako, nta mpamvu yo kujya kumushaka, nazamushaka nanjye ngapfa. Twirengagiza ko igihe icyo ari cyo cyose umuntu apfa ntago gushaka gica, ahubwo igihe Allah subhanahu wa ta'ala yakugeneye kugomba gupfa uri bupfe urapfa. Ahangaha bigaragaza ko rero byemewe gushaka umupfakazi wapfishije abagore babiri kabone n'ubwo baba batatu. Kwintumwa y'Imana ariyo yari nziza kuturusha yarabikoze. Ariko ikibabaje abagabo b'iki gihe niyo mubwiye ngashaka umupfakazi arakubwira ati la, ngomba gushaka umwana mutoya, ngomba gushaka umwana mutoya. Nyuma uyu Abu Hala yari yabyaranye na Khadija umwana umwe gusa. Nyuma abatware ba Quraysh, kuko urumva Khadija yavaga mu muryango ukomeye ndetse afite n'ubushobozi, abatware ba Quraysh bashatse kurongora Khadija arabyanga, kugeza ubwo yaje kwifuza intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, maze intumwa y'Imana bariyo imurongora. Khadija yagize ibyishimo byatumye agirirwa ishyari ryiza n'abambere ndetse n'abanyuma. Ikinyarwanda bajya bavuga ngo nta shyari ryiza ribaho, ariko twabuze ikinyarwanda kivuga ijambo ry'icyaraho bita ghibta, nuko umuntu yakifuza kugerwaho n'ingabire ndetse n'inema yundi afite ariko itamuvuyeho. Ikinyarwanda twabyise ishyari ryiza, nubwo Abanyarwanda bavuga ngo nta shyari ryiza ribaho. Rero yagiriwe ishyari n'ababanje ndetse n'abaje nyuma kubera gushakwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, niwe wa mbere yari irongoye, kandi ntabwo yigeze irongora undi mugore kugeza Khadija apfuye. N'abana bose b'intumwa y'Imana babyawe na Khadija uretse Ibrahim, kuko we yabyawe na Mariya al-Qibtiyya. Turasoreza biidhnillah ku bana b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabyaye kuri Khadija. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu rahimahullahu ta'ala awladuhu min Khadija. Abana b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam babyawe na Khadija. Khadija yabyaye umwana bitaga Al-Qasim, hanyuma abyara witwaga Zainab, hanyuma abyara Ruqayya, hanyuma abyara Kulthum, hanyuma abyara Fatima, hanyuma abyara Abdullah. Abana batandatu. Hari n'abandi bamenyi bavuze umubare n'uburyo bakurikiranye abana butari uko tubigaragaje. Abana bayo b'abahungu bapfuye bakiri bato. Abana b'abahungu b'intumwa y'Imana bapfuye bakiri batoya, intumwa y'Imana itarahabwa n'ubutumwa. Nibi ngibi bamwe mu bamenyi batangaza hikma irimo cyangwa se ubushishozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kuba intumwa y'Imana yarapfishije abana bayo b'abahungu itaraba n'intumwa. Bakavuga bati iyo abana b'intumwa y'Imana baza gukura nyuma yayo, abantu bari buvuge bati aba bana bagomba gusigarana ubutumwa nk'uko se yari intumwa, cyangwa se bakavuga bati aba bana nibo bari buba abayobozi kubera yuko se ari we wari umuyobozi. Byari byinshi mu byatumye Allah subhanahu wa ta'ala agerageza intumwa y'Imana igapfisha abana bayo b'abahungu bakiri bato ndetse na mbere yuko ihabwa ubutumwa. Naho aba bakobwa bose bari bariho igihe intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, yahabwaga ubutumwa. Tuzabibareba buri mwana wese ku giti cye ndetse n'ababashije kurongorwa n'ababarongoye. Nuko baba abayisilamu ndetse baranahunga bajya bakora hijra hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuma bose baje gupfa mbere y'intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, uretse Fatima umukobwa w'intumwa y'Imana, Imana imwishimire, kuko we yabayeho amezi 6 nyuma y'intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, abona gupfa. Ku munsi w'ejo biidhnillah tuzakomeza isomo ryacu duhera ahitwa Bina'ul Bayti wa Qissatu at-Tahkim, kubaka ingoro ntagatifu ya Al-Kaaba n'inkuru yo guhosha amakimbirane. Niwo mutwe w'isomo tuzatangiriraho ku munsi w'ejo.